ese wari uzi ko aya masomo ya tekinike agezweho ushobora kuyatangirira mu ishuri ryisumbuye rya tekinike, technical secondary school, ukazayakomereza muri kaminuza zitandukanye, ukazarangiza ubaye inzobere mu cyiciro cya kabiri cyangwa se cya gatatu cya kaminuza? Erega unabishatse wazanakorera impamyabushobozi y'ikirenga muri tekinike y'amahitamo yawe, ubundi inzozi z'ubuzima zikazasigara ari impamo kuri wowe n'abawe ndetse n'igihugu muri rusange. Wisigara rero kandi ntibazakubeshye, ibihugu byose bikize cyane ni iyi nzira byanyuzemo. Ubu butumwa nubwo urwego rw'igihugu rushinzwe imyigishirize ya tekinike, imyuga n'ubumenyingiro, Rwanda TVET Board. Ikindi mbazaniye amahirwe hano yatanzwe na RTB mu rwego rwo gufasha abarimu muri rusange. Iri tangazo rero RTB yarisohoye ku munsi wo kuwa 24 z'uku kwezi kwa gatatu 2025. Reka turinyuremo mbereke ibikubiyemo muri aya mahirwe areba abarimu bigisha muri TVET School. TVET mu rwego rwa RTB rero isohoye scholarship, amahirwe ya scholarship ku barimu bagera kuri 70 bigisha muri TVET Schools mu rwego rw'ubufatanye na HEC. Hanyuma aya mahirwe akaba aje ku bantu bigisha muri Rwanda TVET Board. Nk'ibisanzwe uri kubona yatanze amahirwe muri abashaka kwiga muri Advanced Diploma, icyo tumenyereye nka A1 itangirwa muri Rwanda Polytechnic. Hanyuma itanga n'andi mahirwe yo kwiga iyo twita BTech. Iyi BTech nayo ni nshyashya yaje imaze igihe gitoya, imaze gusohora promotion ebyiri. Iya gatatu nayo iri pending kugira ngo ikore graduation mu kwa gatanu 2025. Then iyi Bachelor of Technology nayo ushobora kuyibonamo amahirwe nimba uri umwarimu utiwe wigisha muri Rwanda TVET Board. Aya mahirwe rero arareba abarimu bose bujuje ibi bikurikira: kuba uri umunyarwanda, birumvikana ko uri umwarimu w'umunyarwanda. Ikindi kuba wigisha muri TVET School, ego. Ikindi kuba ufite byibuze munsi y'imyaka 40, bivuze ko munsi y'imyaka 40 y'amavuko wemerewe gukora izi application. Ikindi kuba byibuze wigishije imyaka igera muri 3. Iki ngiki ngira ngo turacyumvikanaho neza. Ni abarimu bamaze imyaka 3 bigisha bafite experience y'imyaka 3. Ikindi no kuba ikigo bigishaho byibuze bakimazeho umwaka umwe. Urumva iyo ni ingingo nayo ugomba kuba wujuje. Ikindi nuko ugomba kuba uri teacher kandi nyine uri umwarimu ufite amasomo wigisha amwe twita core subject. Core subject ni amasomo akenshi akorwa mu bizamini bya leta cyangwa aba yimbitse ayigisha ibintu bya tekinike, afokasinga kuri tekinike wigisha muri TVET School. Icyanyuma nuko ugomba kuba A2 iyo twita AD cyangwa ukaba ufite diploma yindi twita A1. Ibi bintu rero ugomba kuba ubyujuje byose. Ibi bintu utabyujuje bivuze ngo aya mahirwe nagakureba. Ikindi hanyuma hari ibisabwa, hari kugira ngo ukore ino application hari ibintu ugomba kuba ufite. Urategura cyangwa nimba wujuje birabyo hejuru batubwiraga, urategura photocopy ya certificate yawe nimba ari AD cyangwa utegure ya A1. Ibyo ngibyo byose ugomba kuba ufite photocopy. Birumvikana kuba ufite iyo certificate cyangwa diplome yawe warangirijemo muri secondaire cyangwa warangirijemo muri university igaragaza program wize. Hanyuma ikindi ugomba kuba werekana neza amanota wagize. Icyo kintu tucyita transcript. Transcript ni ingenzi. Ugomba kuba yerekana grade, yerekana imitsindire yawe ibiriho amanota mu by'ukuri. Iyo
result slip nimba ari AD, ikindi nimba ari transcript ufite A1. Ibyo bintu byose ngira ngo murabizi. Hanyuma ugomba kuba ufite na kopi ya appointment letter. Iyi ni ibaruwa y'akazi. Murabizi ko abarimu benshi baba bafite barahawe akazi mu nshingano z'akarere ariko kabahemba, rero akarere kabaha iretere y'akazi. Icyo kintu ugomba kuba ugifite, nayo ni kopi. Urafotora ya appointment letter yawe, then ubwo niyo baruwa yakujyanye mu kazi akarere kaguhaye. Ikindi tuba dufite, ugomba kuba ufite original copy of performance evaluation. Hano hantu mwitonde guys, my dear teachers, mugiye kwa applyinga aya mahirwe zino scholarship, mugomba kuba mufite photocopy y'icyo twita performance evaluation. Iyi ni imihigo mutuye musinya buri mwaka. Byibuze ugomba kuba ufite photocopy y'amanota wagize muri performance, cyangwa uburyo wigishije, uburyo performance yawe, uburyo yagenze umwaka ushize. Ubwo n'umwaka ushize wa 2023-2024. First and last page, ukanga urafata first page and last page, bigomba kuba byasinyweho n'akarere. Akarere mwibuke ko kugira ngo imihigo yacu yemerwe, imihigo y'abarimo muri rusange yemerwe, igomba kuba yasinyweho kandi igenzurwa n'umukoresha ariwe akarere. Rero photocopy ya mbere ni ya nyuma bigomba kuba byasinyweho n'akarere. Hano rero hari icyitonderwa. Icyitonderwa tugomba kumenya ni iki? Nuko za application zacu cyangwa za document zacu zigomba kuba tubikorera online. Hari system ya Teacher Management Information System link batanze, ngira ngo abenshi hano murayizi, ni ya yindi mukunda kwakiraho transfer cyangwa niya system muri rusange. Iyo ngiyo rero ya Teacher Management System Information System niyo muraza kunyuraho kugira ngo mubyaze aya mahirwe umusaruro. Ikindi izindi document zose zigomba kuba nanone ziraza kuba ziri kuri link ya Miss RP, inyuzwaho application muri RP. Mwibuke ko ubu n'ubufatanye bwa RTB na RP bagiye gutanga zino scholarship. Ubwo system rero kuko muri kwa applyinga musaba Rwanda Polytechnic kuzigamo y'abafite A1 n'abafite AD, rero ibi bintu ntimubitesha agaciro. Za document zacu nazo ugomba kuza ukajya kuzuza application, tugiye kubireba hasi kuri no link. Hanyuma abazafatwa cyangwa abazabemerewe bizanyuzwa muri result zo nkuko RP2 isohora result muri miss.rp.ac.rwa application. Okay, iyo ni link bazanyuzaho the selection will be among the admitted ones. Okay, ikindi kintu mugomba kumenya nuko applicant abantu bose ba applyinze bafite AD bafite amahirwe menshi. Guys, aya mahirwe ntimuyaterera inyoni. Abantu mwese mujuje ibisabwa ugomba kunyuraho mukapplyinga, biremera, ukagenda nawe ukazamura ubumenyi kugira ngo abana wigisha ejo batazaza bagasanga ukiri kuri ya level, kandi nawe ugomba kuzamura kugira ngo nawe ukomeze ugire ibintu utanga kandi warungutse ibindi bintu byinshi. Thank you very much. Reka dukomeze nanone turebe ese birakorwa gute, biraza gukorwa gute, tubirebere hamwe uko step by step uraza kubikora. Hano batanze sample cyangwa y'uburyo turaza kubikora, icyo twita user guide. User guide yacu iraza ikakwereka ko uraza, buri mwarimu ndabizi ko afite account kuri Teacher Management Information System. Uraza uklike kuri iyi link, hanyuma ukore login with your password. Again here, umara gushyiramo password yawe, winjiremo. Nimba warayibagisha gukora forget, ukongera ukarisetinga password yawe. Wamara kurisetinga password yawe umaze kwinjiramo, urumva ko ufite email ukagira na password. Hanyuma uramanuka hano hasi uze urebe ahantu handitse scholarship. Turaje tubikore turebe. Hanyuma ahangaha nanone scholarship ukahita uza ukayicreatinga apply. Turaje tubereka faculty zirimo, then wamara guselectinga eligible. Ahangaha ugomba kuwujuje bya bindi
yes, bya bindi byose bisabwa, ukahita ukora kuri next. Ibi ngibi ni guide user batweretse kugira ngo tuyigendereho. Just ahangaha uraza ugashyiramo university, ahangaha ni ikigo ushaka kwigaho cyangwa n'ibyo ushaka kwiga, na field na department, hanyuma ugashyiramo diplome yawe, ugashyiramo evaluation ya mihigo yawe, ugashyiramo ya letere, ugashyiramo na transcript, warangiza ugakora submit. Nubwo buryo byoroshemo barimo mwese aya mahirwe abo bireba mu bibyaza umusaruro. Thank you very much. Reka tujye rero muri system turebe ni biki no gute tuyuzuza. Okay, uraza ugakirika kuri iyi link rero ugiye gukora application yawe, urakirika kuri iyi link, hanyuma urinjira muri system ya Teacher Management Information System, urakora login. Nukora login hano ushyiramo your phone or email na password, ubundi ukaza ugakora login. Guys, nk'iyo umaze igihe udaherukamo barakubwira ngo your password has expired, please reset your password. Hano hantu urahabona ko handitse reset password. Hano nimba umaze igihe udakoresha Teacher Management Information System, uraza ukore kuri reset, then ukore get new password. Hanyuma iyo ugeze ahangaha uragenda ugacekinga password shyashya kuri phone yawe. Jewe bamaze kuma password yanjye, uraza ugakirika ahangaha kuri back, wagaruka kuri back ukaza ugashyiramo password yawe nshyashya. Password yawe nshyashya ukaza ukayishyiramo, baguhaye kuri telefone, cyangwa niba ukoresha email wowe barayiguha kuri email, ushyiramo password shyashya witonze, urayireba ukayandika. Ndi kugira ngo ntaza kuyisoma mukahita munyinjirira barimo. Hano rero urareba neza, nimba ubona hari aho wibeshye ushobora kuza ukayisiba ukongera ukandika neza witonze. Iyo byanze ubundi ugakora login. Okay, niyo. Then ushobora kuyapudetinga. Uri kubona ko winjiyemo muri ya Teacher Management System. Guys, dore ngaha ahantu tugiye gukoresha. Ngaha ahantu tugiye gukoresha hano handitse scholarship. Iyi scholarship uraza ugakirikaho, dore ngaha hano ugakirikaho bitewe na internet yawe ukuntu igenda. Iyo wemerewe uri kubona ko njyewe muri no system ndi gukoresha ntago nemerewe kwa applyinga kuko irafunze. Kubera iki? Ushobora kuba ntujuje iriya myaka 3 mu kazi. Ikindi iyo uyujuje hano uraza ugakirika kuri apply scholarship. Nimba utayujuje birumvikana ko hari closed. Rero uraza iyo wujuje ibisabwa, nta kindi twarimo tubinyuramo hano hasi. Iyo winjiyemo umaze kusettinga password yawe, wamara kusettinga password yawe, uraza ugakirika hano kuri scholarship. Then bimwe twavugaga hano hahita hafunguka apply for scholarship. Then apply for scholarship ukahita uza ukabona za requirement zose ubuzujuje wowe, kuko ngewe hari closed. Then ukahita ukirika kuri next ukahita uza ugashyiramo school or university attended, aha nibyo wize before, hanyuma na department iyo ushaka gushyiramo, ubundi ugashyiramo bya bindi bagusabye, harimo diploma yawe, hakaza performance mihigo, hakaza academic transcript, hakaza na appointment letter. Hano ushyiramo specialization na graduation date. Ibi ngibi batubaza ibyo bya mbere wowe wise. Then uko bigaragarira amaso ya buri wese, mu myaka 30 ishize u Rwanda rwageze kuri byinshi mu rugendo rw'iterambere. Kugira ngo igihugu cyacu gikomeze kwihuta mu iterambere rero birasaba ko twese cyane cyane urubyiruko tugira uruhare rufatika muri uru rugendo.
uti gute rero? Nta kindi bisaba uretse kwibuka ko turimo kugana mu isi iyobowe na tekinoloji, aho agaciro k'umukozi kazaba kagereranywa n'ubumenyi afite muri tekinike zitandukanye zubakiweho iterambere ry'ubukungu. Kugira urubyiruko ruhagije rufite ubumenyi mu bya tekinike byitezweho kwihutisha iterambere no kuzamura imibereho ya buri munyarwanda ku rwego rutari rwarigeze kubaho. Ngiyi impamvu urwego rw'igihugu rushinzwe imyigishirize ya tekinike, imyuga n'ubumenyingiro, Rwanda TVET Board, rukomeje kongera udushya mu masomo ya tekinike, imyuga n'ubumenyingiro, agahuzwa n'aho isi igeze mu bijyanye na tekinike n'ikoranabuhanga mu nkingi zose z'ubukungu bw'igihugu cyacu.